hanyuma mama ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, ineza y'Imana ibane nawe, urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera nibigushigikire, kandi reka ngubwire ngo ineza y'Imana ibane nawe. Umeze ute? Rongera ijwi ryawe kugira ngo abantu babashe badukurikiranye babashe kukumva. Hanyuma ndimo kukubaza ngo umeze ute? Ndi mu burwayi. Hanyuma ko ndimo nkubona hano i Kigali, ndabona kandi umeze neza, ariko nubwo urwaye ihangane, Imana izagukiza. Ni kenshi abenshi bagiye bahura n'intambara z'uburwayi, bagahura n'ibigeragezo, ariko Imana ikabarinda. Hanyuma rero abantu badukurikiranye mu bihugu bitandukanye, reka tubabwire ngo ineza y'Imana ibane namwe, kandi ni ukuri reka tubabwire ngo mukande subscribe, like na comment kugira ngo mudufashe gutanga ivugabutumwa ryiza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma mama, ko ndimo kukubona wicaye kandi ngabona umeze neza, ufite ikihe kibazo? Bimeze bite? Ikibazo ni cy'uburwayi. Nararwaye amazina. Nararwaye nivurije i Rubavu. Nivurije i Rubavu barananirwa, banyereza CHK naho barananirwa, banyohereza i Kanombe. Ariko CHK bambwira ngo nzubire Gisenyi, nzubire mu Cumbi. Ubwo njayo, nsubiye i Kanombe, naho barebye mu cyuma, barebye ku mpapuro, baravuga ati none weho subira ageneye. Batubwiye i Kanombe, tubwira CHK, tubwira Mwami Faisal. Yageze i Kanombe, barebye ku mpapuro, baravuga ati icyuma wagiyemo ntabwo cyapimye neza, cyapimye mu nda gusa, ugomba kujya muri hanyuma ukiri aho ngaho, ni ubuhe burwayi ufite? Bimeze bite? Umuntu akurebye gutya yabona ko nta kibazo ufite. Hanyuma ni ubuhe burwayi ufite? Uburwayi ndabufite, meze neza, ariko uburwayi ndabufite. Ni uburwayi bumeze Ni gute? uburwayi bwaturutse mu nda bwo kuva n'umukecuru. Hanyuma ubwo burwayi bumaranye igihe kingana iki mama? Ni amezi 8. Amezi 8. Amezi 8 urukumva ni menshi cyane. Hanyuma Imana ikugirire neza, kandi ni ukuri pe, kandi twizeye ko Imana igomba kugukiza. Ingope. Hanyuma komeza, ngo waciye ahantu henshi, ugera CHK Faisal ndetse n'i Kanombe ndetse n'i Gisenyi. Komeza, nta kibazo, ubwira abantu b'Imana. Naciye Gisenyi, nje hariya CHK, mvuye CHK banyureza i Kanombe. Izo CHK banyureza mu Cumbi, nsubira i Gisenyi. Bageze i Gisenyi, ngeze hariya bati ntabwo tugushoboye, ahubwo katukohereze i Kanombe. Mbese bivuga ko ubu ahantu hose bakunaniwe? Nageze hariya CHK ngo uburwayi bwawe ngo tuba tukubahaze, ngo ariko burenzeho gato, ngo reka tukohereze i Kanombe, wenda aho bazabureba bashiririze cyangwa se bagire ati. Ubwo hasigaye ni i Kanombe. Ngeze i Kanombe, naho barebye ku mpapuro batereka dati, uri kubona waranyuze mu cyuma, ariko tugiye kuguha urundi rupapuro rwo kujya muri Faisal. Muri Faisal ukanyura mu cyuma, iyo Gisenyi bagupimye mu nda gusa, muri Faisal ho bazagupima hose hose, tukuvure turi kureba uburwayi ufite. Ubwo rero ibisubizo byo muri Faisal nagiye mu cyuma bari narabizanye, ariko ndore nabigize i Kanombe, bambwiye ko uburwayi buhagaze.
ntabwo rero wabigeza i Kanombe uracyategereje, hanyuma se usanze uburwayi batabushoboye byagenda bite mama? Usanze batabushoboye ubu nta gukomeza, ugakomeza ukajya hehe? ukajya mu yandi ko mba ndi mavuriro. kubona ayandi mavuriro yose usa ngaho waba uyarangije, ahandi handi wajya ni hehe? Mbuze ayandi mavuriro ni ukwicara ngapfa. Hanyuma rero ni ukuri pe, reka tubabwire ngo komera kandi ushikame. Icya mbere ni ugusenga no kwizera Imana. Ubundi se mama urasenga? Usengera mu gaturika. Hanyuma si basi uzi gusenga? Gusenga nanizi ndakuramutsa Mariya mu gaturika. Nta kuramutsa Mariya. Hanyuma reka ngubwire ngo rero ihangane rwose, wishire mu bintu byo gusenga, kandi gusenga ntacyo twabuze kuri uyu mwami. Umwami arakomeye, yitwa Rubasha. Urukumva ko wazengurutse ahantu henshi barakunaniwe, igisigaye ubwo ni ukuvuga ngo ni ugusenga Imana. Imana kandi Imana ishoboye ibintu byinshi. Rero namwe muri kutwumva ndetse mudukurikiranye, reka mbabwire ngo ni ukuri pe, ibintu ntabwo biba bimeze neza, ariko hamwe no gusenga Imana, Imana izabigenza neza.